abavandimwe banjye. Igitekerezo cyo kutari warakimbwiye. Nanjye mbiteka nta muntu uvuga ujya burekeye aho ngaho ubanza umbwira. N'ubundi ibyo nasaga nkaho mubwira byarangiye ko nkomeze nirike. None se Kevin, uzajya kureba abavandimwe bawe ubundi urabazi? Nyine nzabamenya. Uzabamenya? Ufite ikihe kimenyetso se cy'uko uzabamenya? Uzabarize muri quartier yitwa Nyabyo, niho papa wawe yari atuye. Nyabyo? Ariko hagati aho ndanahaze. Urakoze cyane. Nanjye njya kwigorosa. Sheri wambwiye shaka ari kunyicisha amatsiko. Ibyo byaneze. Nanjye numva bineze bitarabimbwiye. Izigenderukana. Arya tujye twajyaga muri ya bare. Ari mu kwa kabiri. Ndabyibuka muri ya weekend. Ndabyibuka. Sheri twanenda. Ngo aterwa amabuye amacumu aterwa abagabo ngo naguteye. Ye naguteye. Je ntago nterinde. Koja kambihiriza n'inzoga rwose nayigurita. Dose she ntago bizi. Ngo nagize subiramo witonze rwose umbwire numva. Nyine wa munsi gihe derukana bane. Ibyo bintu nk'utaziruka ntungere kubivuga ibyo bintu sinshaka no kongera kubyumva. Nikutomoye nakurora mu muke ari nene nizeye sino nako tane nayo mbonye bikajije uvuga ko turarubana ko ngomba guca bugufi nkareba ko twakumvikana. Ako se buriya mani agakosa k'umukobwa mwana nazo niko kagakwiye gutuma turwana karara kabyena Imana. Yari kibitoze tubiri. Ntago byakabaye se ubundi sharire mwaravuganye. Ibyo kamaze mwibaniza ubundi biyo ngushite kwa mana yitiwe. Iki nahitiwe ariko arasoza wakina kisa kari cyangwe. Ariko narubiye ko ingore mwana. Ingore ari amabere ubonye hose. Naje ko bitwika. She twarabonanye. Urakoze. Mwarabonanye. Ariko reka kuba twarashukanye dupfa umukobwa. Urabizi ibyo wakoze sibyo? Ntabwo byari bihwitse. Karana kosa gatoya biranaje. Gusa Sharire we yambwiye ko ashaka ko duhura turi batatu. Sinzi nyine niba twamwanga tukamubaza afite umwanya agenda tukajya kumureba. Nta kibazo wamubaza n'ubu ngubu twajya kumureba n'ubu ngubu mfite umwanya. Nawe ufite umwanya se? Kamaze numve. Mubaza. Ariko yabiri umuzabyonge nabari byiza. Ko biranani birenze karaga kosa gatoya. Oya. Kanafeke. Biya bintu ni bibi. Ntacyo bitwaye mwana no kumurakazwa n'ubusa. Meze bite? Ni sawa? Amakuru. Mase shaho bya bintu byagenze gute mwaravuganye mwarabonanye na wa muhungu wawe wanyu? Turi kumwe ahubwo najya ngubaze uri mu rugo? Cyane rwose. Ntabwo ndi buboneke mfite umwanya mutoya. Ntabwo naboneka muzaze ejo muzaze mu ndebe nko mu masaha ya saa 4 nzaba mpari. Saa 4 nka mu masaha 4 muzabe muhageze nta kibazo. Nizere ko ariko mwumvikanye noneho mwiyunze nta kibazo. Uya ntacyo tuzaza uzabimenya tuhageze. Yego. Sasa rero. N'ubundi urabona ntabwo twagenda turi babiri.
wanjye twabonye kuba turi kumwe ntiyabonetse ariko bitavuze yuko araga nawe nuko muri kubigira birebere kana nagakosa k'amafuti n'undi twari inshuti ejo ni umunsi twari inshuti nuko nta n'izibana zidakomanya amahembe ariko be nta byari birenze pe aragakosa k'amafuti tuzajya kumureba sa noneho byerekame n'icumukiye ntabwo ngubwo turi kumwe gerayo ubu ntuzice gahunda nyine ejo ubwo ngubwo tuzajya kumureba sawa 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 birandenze umusaza wanjye azahangaya pe ko natigeze nita ku bisengereza abantu erega nawe nta kuntu utagize ni kwa kundi nyine ntibyari kuba oya uvuga ngo ntibyari kuba muzajya mubibirara numurangiza ngo ntibyari kuba ese ubwo anti ubwo none ngiye kuzira ikosa rya murumuna wanjye hariya ngo bamwe agatukisha bose nese utarizira nanzi ko kamikazi we yatwara inda maze agatsinda muzi kwiyorobeka nakawa mugani ngo bamwe agatukisha bose tego cyumbabarire ni wowe nsigaranye ntuzampuze isoni ubwo jya gushaka akazi utunga umuryango ndabona ugiye gutunga kamikazi n'umukobwa anti nawe anti kandi narakubwiye impamvu rega nanjye nakumva nagize nese urareba muzabaho naho imana nyine urabona nzatunga inga ebyiri nkazishobora ngiye wabatumye ngo umujye kuraya nanjye nzakomeza ngerageze ubwo nibikunda gerageze ndakubwiye ngo shyiramo ingufu ushaka akazi ubona uko ubona murumuna wawe n'ibyo binyendara byo twite ntizabana ntacyari ngiye gukomeza ndebe ukuntu nashyiramo imbaraga ubwo agenda umumamagarire hanze aze hano tuvugane kamikazi yewe yagiye kera va ku bintu akarenge ke ntabwo yaba akiri hano hose nashakishe namuhebye wasanga yagiye kwijugunya kuko yabonye ko twamenye ibye mureke bamuko merekeza nitahira ibya misi ntabiva kandi wese ugenda se mbese ngenda ahubwo urabona ntacyo ko mugeze hariya wachana ubundi ayo wowe waranyishe wachana umuhongo mu gikapu ufite miri kuki usinye setazwa nakukubita ariko se mama buretse gato uzi ikintu dupfuye n'uyu mwana uzi ikintu dupfuye buretse gato ndekora gato yaraje antitaraho hano ngaho none ahita nkubita kubaye iki rero wari umurajya hehe ni kubaye iki kurumvisha uvuze induru uriya muntu muraziranye wamukoreye ibiki kugira ngo gukubite kuri iyi igikapu se bwo kirimo ibiki ko araje nyise atazaho noneho araje arankubita yewe ni karibu star wese ni wowe muhiri muraho neza amahoro ni karibu cyane nicaye mwakoze amakuru yanyuze ni meza ayanyuse mwebwe yewe natwe turaho twari tumaze iminsi tutababona ariko ndabona mwari mudusuye twari tubasuye iyo se mwebwe mumeze mute turaho tumeze neza turashima Imana
ahubwo se Keve ko ntamubonye ari hehe ko ataje kunsuhuza? Keve rero ntawe uhari. Mu gitondo yabyutse arambwira ati rero mama ngiye muri karitsiye ya Nyabyo kureba barumuna bawe bakuru banjye aho batuye mbashakishe ndebe ko nababona wenda papa azagaruke twaramenyanye. ubwo se mwana ko ndi wari n'ibikapu numva kinaremereye bya kare wari ugiye he? ahubwo ni mu ndangira muri karitsiye ya Nyabyo. Ugiye kugerayo utese? ante ngamurangire renge sinzi no Soni papa wawe yitwa nde? Papa yitwa Kamari. Kamari? Mama wawe se Tereza. Ko? Kamari Tereza? ante byabari byose Kamari musaza wanjye cyangwa numvishe nabi? Icyo nzi nuko papa yafunzwe. mwana urabizi neza? Yafunzwe azira iki? ngo azirira ngo guhohotera umwana. Yamufashe ku ngufu umukobwa. Ninde wabikubwiye ibyo ngibyo? Ni mama wambariye amateka ye. Ese wajya kutwereka mu rugo mbere yuko natwe tutwereka umudugudu wa Nyabyo iwacu? Nta kibazo tugende mbabereke nanjye munyereke muri karitsiye ya Nyabyo. nta kibazo yahamenye reka tugende hasi. Umudugudu wa Nyabyo? Ubwo se wari muteyemo mama Keve? Ni ukuri ntabwo ari jyewe nanjye numvise abimbira birantungura. Ubu se arahamenya di? Yambwiye ngo arahashakisha ngo arahamenya. Ko ari ikibazo? Ni ikibazo ariko kandi umuntu wese ufite intego iyo yitayeho agera ku cyo ashaka. Sawa, ariko nanjye hari inkuru nziza nari mbazaniye. Shaye nkurishibishije ntarayumva. Hari inkuru nziza nari mbazaniye pe. Bo muri iyi minsi ishize nagiye gusura papa Keve. Menya neza ko yenda gutaha. Imana ishimwe Imana yagucyubahiro. Arenda gutaha kubera ko igihe cye cy'igihano kirimo kirarangira. Ikindi kandi yemeye n'icyaha, mbese yaciye bugufa umwana mwiza asaba imbabazi ku buryo mu minsi mike yazaba yaje. Iyo ni inkuru ishimishije cyane. Ariko rero buriya muhiri byari bikwiye yuko buriya yakoze ikintu cyiza kwemera icyaha. Byari bikwiriye yuko umuntu wese uzajya ukora icyaha atazayagirikira ku bandi akacyemera. Kandi ikintu ubu muri iyi minsi abantu bakwiriye kumenya nuko abantu bakuru batagomba gukora ihohoterwa ku bana n'abagore kuko ni ikintu kitari cyiza. Icyambere babyara abana batateganijwe bakagiza ubuzima bw'abana bagasenya ingo z'abandi. Icyo kintu cyari gikwiriye gucika mu muco w'Abanyarwanda. Oya ni umuco mubi rwose ucike burundu ntuzongere no kubaho. Ndetse n'ubikoze n'ugerageje kubikora abiryozwe abibazwe abihanirwe n'amategeko ku buryo buri wese azajya abifatiraho urugero. Cyo gikwiriye rero hari utuntu nari ndimo nkora nari nkuzaniye iyo nkuru nziza. Urakoze cyane. Ndagira ngo rero nsubireyo njye kuturangiza. Ndumva ari uko nguko bimeze. Utaragenda urumva iyo nkuru nziza igiye gutaha mu muryango wacu. Yego. Nta byiringiro twari dufite yuko azafungurwa. Ubundi umuntu iyo yafashe umwana ku ngufu imyaka 20 n'iyi umwana yashaka ubwo abagize umugisha. Iyo bitabaye ibyo iyo adashatse akagira 30 barayigufunga mpaka washatse akabyara. Niryo tegeko ry'u Rwanda. Ariko rero kubera ko tugize umugisha ukomeye gutyo ndagusaba uzaze umfashe tumwitegure tumwakire nk'umuntu uvuye muri gereza kandi tumwereke ko tumwishimiye tutamuhaye akato. Ntago nahabura kuko ni mukuru wanjye ngomba kuza tugafatanya. Murakoze cyane. Na mushiki wawe uzamuzana? Nawe tuzazana buri. Ni ukuri nishimiye kubakira namwe mukafasha kumwakira. Sawa rero reka mbe ngiye. Ngaho genda ijoro ryiza. Yego nawe umusigara amahoro. Nakeva umunsi uhurize naze. Yego naza ndamubwira. Kandi nawe iyo nkuru y'imubwire nyiramureka.
ceceka atinze kugera aha ntirara mu nzira mbega ubwo tuzamenya amakuru nyine sawa murakoze cyane byagenze muri quartier ya Nyabyo yego